hala nongeye kubasuhuza murabizi bahungu banje n'abakobwa banje isyo transport iyi ni Leaf Leather More Fry ubu gahunda tuba dufite bari ukwigurukira abantu bose bakibera ba star bakibera inyenyeri bakigira mu birere hala isyo boy Jazz Boy nk'ibisanzwe this is Leaf izi gahunda ni sub ibindi tukajya tubibona buri munsi noneho umuhanzi nabazaniye se kuri inshuro murangizwa n'iki murampiki n'ibisozi welcome my guy catch that yeah welcome in the Leaf house yeah hey say hey nakoresha iki industry nzi konja shimwe mfata nk'umusasi inyotani zarabya stream nibyamugabanye ngo gabanye spi naritsibye cyo batasi nibasho n'impamvu nabimye amatwi umusani wasariye kibatazi cyo twanga nikoreye ci na ugeze unyereka amasime nyari ibyo byaneye kwanga isi balasting fire this win nebe kona hinuka VIP nina mind ili heavy ukunyeka burya sikonje ndi tega matumve verse ibyo dukora twe turabisi nibazasenza kabye si kompone bingaraji yani tasi ndabona n'abanzibe yeah man blessings kuri niko man blessings urap bimeze bite fresh kabisa Kashdari muri no minsi ameza gute ari mu biki Kashdadi muri no minsi ahugiye ku miziki Kashdada ugiye ku miziki ndimo ndabategurira imiziki ya fresh ku bantu banzi n'abatanzi bamenya akakanya bajya ku ma platform yanje bakareba ibikorwa nkora amazina ni Kashdadi ubu ngubu ndimo ndabakukingira ibindi bintu bishyashya Kashdadi wabyandika kashi y'ibiceri na dadi ya papa ni cash ki ESHDADI birumvikana ushaka kongera kubyumva arasubizanya mu kiganiro ahantu hose Kashdari wamusanga ahantu hose wamusanga kabisa icyo bariho hose kabisa latest ibintu bishyashya uheruka kudropinga n'amaryari agiye gushira nk'ukwezi nabatayemo aka mixtape kariho boro zitandukanye ku bantu bakunda afrobeat ziri soft nabatayemo ku bakunda hip hop so naka mixtape k'indirimbo 3 njye nakumvisha ariko kararenze ikintu nabwira abantu bakurikira Leaf and search Kashdari urayibona tape ni ibindi bintu mwe muzamushimira Kashdari none nizihe mbogamizi nka Kashdari agira mu muziki we n'iki kintu aba yumva akeneye niba hari umuntu yagisaba se cyangwa n'iki nizihe mbogamizi nk'aka kanya twavuga afite imbogamizi ziba zikiri nyinshi kuko ibintu biba bikirimo biriyubaka mu kubaka urabizi biragoye ariko ntago bigoye cyane nukugerageza haso nubundi ntago zirangira niko nabyita kuko nabari hejuru nabo usanga bafite izindi haso imbogamizi zihari zo nuko umuziki ntago bari kuwumva cyane ariko icyizere kira ariko abantu bazagenda bumva cyambere no gukora mufite ibintu birenze kubera icyo abantu baba batabizi kandi mbona biri ahantu hose Kashdari njye muri Leaf ikintu cyambere Jazz Boy mbashaka kuba guhamagara hari akantu twabakubita aka kanya kari hafi babumvisha nabumvisha kabisa gashake abumvisha jewe the big fan ariko urabizi kabisa tuba tugomba kubyumva kuko biba birenze ntabwo nakubeshya Kashdari akabazo nakwibariza uri gushaka ako kantu kawe se ubu ngubu Kashdari gukorera imiziki he wikora gute ninde umuntu abifasha n'indi umuntu ni ukuwe kuntu nyine akora muziki we n'abaye abantu bafatikanya umuziki Kashdari ari kuwukorera muri Nalalod production yibera Nalalod iherereye hano uva nuza Sonatube
agahanda kajya ku Gishushu kabisa. Boro ari restaurant nshyashya y'Abashinwa ndahabona kabisa muri izo hudu kabisa. Izere atanze Media Hub urumva hakoreramo ibindi biboro bitandukanye, video production ariko audio ni Nalolodi, hari abantu bayizi yatangiye kera kabisa. Iyo boro ndayizi neza yakoreye ba James twumvaga tukirafite n'abandi. None wakabonye kakaboro kabonetse kabisa. Amagambo bari make hano twagiye. Yeah. Nobody can feel my pain. More hustle ninja we menya every day. Success on my way. God bless on my way. Ndigukorera icyo nazi neza ko kizanyishyura, sindebe inyuma ameze neza nk'uri kwihambira, byo bita guhatana yari ngombwa ndanashora, kizere cy'umurenge ranzi ko nzanayobora, ishekeje ibyo ndimo ntibigira n'amatora, uniyamamaze byibuze ndebe ko natorwa, muzika niyo ndi kuvuga, ngeze ngo nderura amaganya ndusha Yeremiya, tunatamba uzaniduhabwa, ntiyabona n'abavuga ko tutabasha yamana. Ako kaboro ntari bure tukomeza niba wari ugikomeza. Kaboro kane kukubaza akabazo, hari abahanzi b'abaraperi baba bavuga ati ntago baririmba muri izi njyana cyangwa se n'iki, wowe ubyumva tubifata utubundi ku ruhande rwawe? Ngewe buryo mfata umuziki kuri ngewe mfata yuko kuba umuhanzi cyangwa nyine umu artist ntago nizerera mu kintu cyo kwirimita. Ngiye nkora iyo muye na producer vibe nsanze afite yari beat nziza nkayikunda, I flow in it. Ubundi uwo ni umuhanzi igihe icyo ari cyo cyose araguhangira. Gusa sinajajinga n'abandi ngo kuko akora injyana imwe kuko ni choice ziwe. Kabisa gira ukuntu ahitamo inzira ze kwa Kesh Dari. Ubu ngubu se n'icyo ufitiye abanyarwanda uri kubategurira, n'ibiki uri kubatekera, bitega ryari? Kesh Dari ubu ngubu ikintu ndi kubategurira ni umuziki. Ndi kubategurira umuziki kabisa. Ikintu mbasaba ni ukujya ku ma platform yanjye Kesh Dari nabibabwiye, bakumva agatepu kanjye kw'ibintu bigenda iyo muziki nerega niyo tuba dukeneye, basi nabumvise kari agatepu tube twiyumvira n'iyindi mu gihe abandi nabo bakiri kuza, iyo yindi ihita inabahamagara kwa urateganya nka ryari? Ndi guteganya nko kujapinga nk'aka album muri sama kuko ntabwo biba byoroshye. Uri tayari tubatemo? Yeah, for real. Tayari kabisa. Urabizi wenda bizi lefu ugiye kurikira gahunda bari lefu kabisa. Gahunda bari ni imiziki, ni vibe, ni art, n'abantu iyo ari ugushushanya abantu baraza bagapainting ibintu bikabera hano. For bottles are fresh. Tubatemo kabisa. Tubahe byawo. For real. Let's go. Kesh Dari. Yeah. Kuri street ndacyari ku mikuru ko nabaye nk'umuhigi nigakugabanya ibishko, iminsi yaneye ishaza abantu mugabo ndasabwa byinshi niyo mavumora muri aso miyano streets nya nyina diru zabato Venice B nizikinza na imiteto ndi kwiga isi ku mihanda tsigemira kubundi kuri spimeze nk'uri gukina marato, sivuga byinshi na kengo nisipibaza ubundi gukina nyinshi na medite biza ngezayo nguwo ku mihanda higa ya makesh yatsaga susukuro no guhora kuri bay numwirinzi nugo nabona chase ahora yizeye ko rimwe biza mela flay ucyo yakunza arakora nakunda stress nagendera ku banda hora yikinirize every morning when I walk think I can get cash jibanera sike ndi kwigukona abakwe ndikurunda mahite ndebe ko nafata msay chakamba tungura abaziko naraburishe ndi kwibona nurije imbere umufana cagaye tosina sari yari zo zampindu yukase narose kafashwe babasani babyeje bidurige bombo clash umuco wanjye witwa Kankadem ni umusazi nawe nzamuzana bazane kabisa. no Kesh Dari twikomereza.
Yaman. kwibariza akabazo nakureba ndavuga se ubu Kesh Dali ko numvise imirongo yiwe ibiri hadi numvise like ibintu byiwe biba bipanze neza Kesh Dali ibi bintu yabitangiye ryari yabigiyemo ryari ni for real umuziki wowe wumvisemo ryari wowe utangiye ryari umuziki njye na wiyumvishemo kwa kundi ubukiri umupeti ukiri za primary natangiye kwiyumvamo umuziki nk'ukunda ariko naramenya ko nabasha no kwandika nanjye nkikorera indirimbo zanjye n'inkundi z'abandi basani ziririmba za primary za P6 ubwo ni za 2018 noneho uko nakomeje kumva umuziki cyane no kuwukunda 2022 nibwo niyongoje nanjye nandika akaririmbo kanjye numva I can try ntankomereza kugeza na n'ubu ngo ubwo wari ufite nk'imyaka ingahe cyangwa ugeze nko mu wa kangahe niba bikiri nigaga nka za senior 3 kabisa nibwo natangiye kwandika indirimbo zanjye ariko wowe buno industry yo mu Rwanda ukurikije ukuntu ubona umuziki wo mu Rwanda abantu bari famous ababa bararabuje abakinnyi muri rusange wowe barabibona gute wabivuga nk'iki Kesh Dali umuziki wo mu Rwanda ikintu cyo navuga nuko uri gutera imbere dufite aba artist benshi bari talented urageza Rusizi ugasanga abapeti bakubita urageza Musanze abapeti bakubita urageza Huye nyine talent zo ni nyinshi cyane ahubwo ikintu kiri kubura nukuzihereza umwanya bakazitega amatwi ariko talent zo zirahari ikintu kibura urabona ko ari uko abantu babyumva abapeti abo ngabo nta kintu wabashinja urabona bari gukora abapeti bari gukora ahubwo ikibazo ukuntu kimeze ntago abafan barimo baragira ubushake bwo gushaka kumva abapeti batoye ngo bakore research bareba abapeti bashyashya bimeze bite usanga nyine bari stuck kuri baba artist baba famous bazwi ariko kintu nababwira kuvumbura kabisa bakana supportinga nimba ubonye umupeti ni mushyashya buriya wowe urumva kuko niba ari nk'abaturage bagomba kumva music ariko bayumvishijwe na media bayumvishijwe n'ibitangazamakuru bakamenya abahanzi baberetswe n'abapromoters ubwo urumva aho mu matangazamakuru mu promoters nje niba byo ubyumva ute ho byarakemutse cyangwa nta kibazo ni neza uko bimeze biragerageza nyine hari uko ni gake bizagenda biza hari ukuntu uri kubona ko hari abapeti bashyashya bari kuza muri industry bakiri batoya bakabahereza sport bakabona ku TV tugoma dushyashya uri kugenda tubona kabisa abajene bari mu kazi ariko ikintu cyo nababwira ni bagerageze nyine batanga opportunity ku bapeti bavuga ati umupeti wumva ufite talent iki niki ubaza bagahuriza anga tukabahereza sport mukumvikana mukereka ibintu byanya abanyarwanda icyo kintu numva kibura bibe byinshi ziyumva bakaziha support igaragara bituma ziza zikavuga ati aha hantu reka tuhajye hari support Kesh Dali twikomereze sigaranye nk'umunota umwe cyangwa ibiri dushaka akantu dusezeresha abanyarwanda ko muri Life barabizi abanyarwanda barabizi abantu bakunda Life gahunda iba ari umuziki bari vibe ibintu byose ni vibe always fresh Kesh Dali mugihe ndabasabye bakore search bakore search njyewe ramumye for things ready
cyo wandikiwe naho wagihungira naho wakihisha rimwe muzahuza mu nzira byo wakunze bari nabyukurikira gusa ntuzatugurwe niwe isanga no mu marira ubuzima ni somo ritarangira cyusa bwana kwiguka amaso ukiyambukira kubirwanira ni nako wabibura gusa ntuzabigotwe twese inzozi no gutira wanta byo wifuza wabigeraho gusa wasanga hari byinshi byo gucamo shout out to Kesh Daddy, thank you bro kuza live. Thank you big time. Abanyarwanda bagenda bagushaka everywhere ni nece. Ikintu nababwira nuko turabakunda n'imiziki dukora nibo tuyikorera. Yana bagende bumva imiziki irari kabisa. Yeah. Thank you. Shout out to Kesh Daddy. Hello, so live just